Bruce Melody ntabwo yigeze asabira imburamukoro zikoresha social media nk'intwaro yo gusenya. Erega zijya zimbaga. Ikibazo kiri aho utabyumvira nuko ari nye muntu wa mbere bashyira mura kwiseta. Ibintu wasabye ejo nabibwiye n'abantu nta kwezi kuzashira igihugu cyacu tutabonye monetization kuri platform zose kandi uzabibona. Amen. Oya, Kamoso akantu nakunze kandi Imana izakaguhera umugisha n'isi yose izabikwigukira. Bidari kunyumva? Akantu kavuga ngo guhindura ubwene gihugu kugira ngo tubashe kubona monetization. Bro, ko kantu kakoze ku banyarwanda benshi cyane. Edi ari kunyumva? Edi uranyumva? Ndakumva bro. Ukwezi bwiza ni guto kuko ukoresheje amarangamutima. Ibi bintu ni process. Ni process abantu batabitwara gutyo urabizi hano urumva ibintu bari kwa uploadinga. Thank you. Ugushimira guhaye iki? Kintu guhaye. Yego. Ibi bintu ni process bishobora gutwara igihe kirekire. Bishobora gutwara igihe kirekire ntabwo igihugu cyo gifata imyanzuro. Ndakubwira urugero muri Canada n'uyu munsi hari bitarakunda. Ari Canada. Ugiye kureba nka TikTok ibigo biri monetize tufata urugero kuri TikTok. Hariho ibigo byinshi bitari monetize. Including Canada hari ibyo badafite nabo. N'ibindi byinshi byo muri Scandinavia so bisaba kugira ngo bamanze barebe igihugu none especially hari iwacu. Baraplayinga igihugu kiraplayinga kandi numvisha umuntu ni minister ninde urabasubizaga mu mwanya wabara no gusobanura president. The minister wa ICT. Baraplayinga. Hari ibihugu bya rejected bitewe kuko ni ukugira ngo bibe monetize ku mbuga zimwe na zimwe ariko ndatekereza nka YouTube ntekereza ko igihugu nicyo cyayikansorinze kuko cyakansorinze BBC I think ntabwo YouTube nibo babivanaho igihugu nicyo kibyanga nibo babikoze ntabwo haraho nibo babikoze nibo babivana mu ngibyo bitewe nuko batashaka ari kama YouTube kandi birumvikana muri ukuntu YouTube umuvuduko zari zifite n'uburyo bakoraga babikoreramo umwanda byari kuba bibi. Urimo kumva Bruce Melody yabikomojeho aravuga ngo n'abazikoresha nabi inzego zacu zikabitaho. Yego. Yabatayemo. Zero kubyumvikana. Hariya Bruce yahise narabura abantu arimo gusabira. Bruce Melody ntabwo yigeze asabira imburamukoro zikoresha social media nk'intwaro yo gusenya. Erega zijya zimbaga. Ikibazo kiri aho utabyumvira nuko ari nye muntu wa mbere bashyira mura kwiseta. Aravuga ngo yaravuze ngo kubazikoresha zikaba zabagirira umumaro nka Godfather ushoboye kandi ushobotse haranditswe ngo ntimuzagire icyo mwongeramo cyangwa ngo mukuremo muzabisokoze uko byogoshe. No. Aravuga ati kuko n'abazikoresha nabi inzego zacu zibitaho. Karakana yakoze banavuga barakubaze. Oya barambaze bagiye bambaga gake ariko bakwenda n'igifura nanjye nimba ngizo mfata gutya ni rugondi hene wibuke ngewe ko naje icyagize cyo mu bitugu. Uyu Edi Kamoso Edi unkurikirana cyane rwose. Melody ninjye mu blogger ushoboye kandi ushobotse utarataye indangagaciro za Kinyarwanda urumva ariko gatukana ntabwo ntukana ndabahwitura. Oya rega menye kare mu Rwanda ranutse igitutse no ku murongo tugenderaho nkavuganisha aramamije umuhanya nakundi reka njyane urumva muri nanya aho nzabufatira Ibore. Bruce reka mubwire akantu kamwe. Hari ukuntu wakoze ijambo ryo muri iriya rya kera ariko ngo irginye kurindi hari umunsi rwose washubije Godfather nari impara. Hari igihe namumanu urumva Godfather yigeze kumarura kuri Twitter ndavuga ntari uranyubahutse nanjye ndamwitondera umunsi umwe nanjye ndamuminura ndamubirindura narasetse mashwari rababara ariko nukuri ureke bishobora bro Godfather bishobora ndakuzanya je nkunda gushimira abantu bakiriho
ndagira ngo mbashimire mwembi Godfather cyane cyane ntabwo umushimire ukwe mushimire ukwe nanjye ushimire ukwaje twegerane ntacyo bitwenda kunukiye se wamusazi hamwe badushimira mu nguni imwe ntacyo bitwaye urutwara yawe nanjye ntwara yanjye. Okay, reka mbere kuri Godfather igihamba cyamukiye kuzamuka gifungure kamera wanze kwifungura amabera manuka tumaze guhura ndabyuka twahuriye muri studio kwa Medbeat tuganira gake ariko numva biranejeje hari Burundi neza turi buhure bahita bamfunga ewana bura nanjye ndi umunyabyago hari n'umuzi twahuriye Bujumbura rankwepa oya ndicyagenza naritse turi buhure bahita bana muri yombi oya cyuye nayo naraje ndi hano ariko Imana yakubaye hafi ndabizi neza ko ibintu biri kugenda neza none cyane turashima Imana kabisa mfite n'akaruza kohereza za ukumva Godfather yo esa na mbere hari gahunda ngira yitwa Touch in Action. Touch in Action ni ibikorwa umuntu akora no kuvuga umenye ko uri church none ibyo bikorwa bikabasha kugira abantu akamaro. Je sinita ku wenda kuri gahunda za social media wenda watukanye cyangwa mwagonganye ariko je ndashaka kugushimira by'umwihariko ku bantu umaze gufasha kuri platform maze igiye gukurikira cyane ku bantu ufata umuntu ukabwira abantu uti mufashe uyu muntu kugeza ikibazo cyemuke mu buryo bufatika brother. Sinavuga byinshi ariko ndabizi ko bahari wafashije benshi. Oya gushobora bwarashoboye bro kuga amavuta Imana yansize ngusaba uyu mugisha udasanzwe. God vuga amen. Melody ibintu ntabwo arabikoza mu buzima nta nubwo ari uruswa ntanze wenda kujya ngo uzavuge nawe cyangwa si neza cyangwa si iki oya avuga amen rwose vuga amen ashangana Imana iguhe amina haleluya cyane wakwaritsemo cyane wakuryamyeho ku buryo kugira inama yo kutavuga ngo amen navuze ngo amen Bruce Melody amen reka musabe ikintu kimwe iyo ngiye kuri radio nta umva indirimbo yawe iriya ya gospel nyicuranga buri gihe ndayikunda pe ni nawe cyatumye umwana ngira ngo nawe agukunda cyane warayimuhatiye nzagengo himbaza ese niyo iyo nge rero nubwo ari y'Imana nayiririmbye ndakaye nayiririmbye mfitisha zubandana naraceje abami bombi kuko nari mfunguwe numva mfite umutima uremerewe ubwo mfata umwanzuro wo guhimba indirimbo y'Imana noneho nkajya nandika utugambo twiza tw'Imana ariko ntiyaburemo n'akantu k'umujinya kamere kange kazamuka kamere kange kazamuka bro ushobora kugira ko wagira ngo Eddie ashobora kugira ko we ari umutima we kandi hari abandi urimo gufasha kugira Imana yemeye kuca muri ibyo bintu amagambo urekura agafasha abantu. Yego niba ari birishaka ko ncamo kabisa nirekeraho naranoze oya ntabwo ari narumvise reka mbabwire bro ngiye kizamuye hangana kuko buriya umuntu witwa Yobu mbega kuki ntanane mu muryango wa Yobu ibaho Yobu ngo Imana ngo yaramurebye ngo iramukunda cyane ngo Satani arangije aramusaba sindi Yobu ndabasabye sindi Yobu nkeneye kwiberaho bisanzwe nk'abantu bisanzwe buriya gufungirwa buriya ngenda nagiye muri ibintu biri international ku buryo n'igifungo cyanjye cyambukiranya imipaka urumva gufungirwa mu gihugu kitari icyawe biragatsirwa n'Imana ewana nta muntu nabyifu uretse ko no mu cyawe atari byo ariko Mana uzi gufungwa n'abantu bavuga ikirundi Mana ibyo njyewe ko Bruce humura Imana yaratwimanye oya nageze muri gereza barambwira ngo ukeneye umusegetera umusegetera ndabanza ndawanga none ndabona haryamye hasaga nabi imibu yarankubise njya gushaka wa musegetera nari nanze kare gutera no muki erega buriyo twizeye n'inyembaraga Bruce haleluya ariko niba bisaba guca hariya kugira ngo umuntu azaririmbe indirimbo y'Imana
hari iby'Imana yemera ko ducamo kugira ngo tuzaba abagabo bo guhamya ibyo yadukoreye. Bose reka musabe ikintu kimwe. Mfite namba zawe ariko umbabarire. Ejo ariko seantweno ari ikintu ushaka kukohereza mbere yuko ngisohora. Nta kibazo. Abantu benshi bose bavuga ati Edi nta kintu hishe icyo kintu n'indirimbo kubera ko niba uzagisohora none umeze nk'abantu bavuze ngo ibyo bintu mubitekemo muretse ngo hari ikintu ugiye kuzanyereza mbere yuko ugisohora kabisa. Yaratwimanye yaduhishe mu mababa yayo ariko mwakoze cyane, wakoze akazi keza ejo kandi witwaye neza cyane nk'umuprofessional. Murakoze cyane, icyo kintu kinyohereze urumva ndagusubiza rwose, mfite umwanya nta kibazo, ndabyutse ngiye ubundi ngo ngiye gutangira imirimo. Ubundi ujye ubwira uti hari isombe narigiye kohereza undireho wumve wenda bizihisha kurushaho. Bro, njye kukubaza nigende. Imana ibaho umugisha. Ubu nibwo nari ntashe umunsi twashinguye data wacu ujya mu mazi wisi mubona ko imore n'ukuru wa papa. Banko ubu ngo niyo nari ngiye kuruhuka na telefone yari igiye kunzima nareka ncomeke, ariko turi kumwe. Imana ibaho umugisha cyane. Mukomeze kwihangana usuze famille n'abana mwese. Imana barindi. Uwo muhungu ariko ewa uzamubona umunsi azaza. Uzamurebe mukunde, ubundi ni mu ijambo rimwe cyane. Asante sana. Agukunda cyane. Brothers, sisters, Godfather, Imana iguha umugisha kandi mwakoze cyane. Nimeukachira kachi. Bari kuvugisha nawe Edi. Ariko njyamo n'ibintu by'intare n'ibintu by'imyasagura hano n'ibiki. Kaza n'ibintu by'ibisamagwe hano. Kakako. Ibintu rero abarimo fagitire databuje. Aho harimo fagitire. Yawe n'amafaranga bari gutambuka. Aho harimo fagitire. Ewa. Ari abagukubita ikofi ugahita urwara amafaranga. Nibyo. Kabisa. Bosize ukuntu bamanuka niba mwamanura ntacyo hanyuma noneho ubutatu. Godfather bikora yishimye ko niko kaza kunda kurututundi. Yamumanuye ataragize kunyereje. Kura no kunyereza. Aragerayo. Turasoza no kubivuga yari yagezeyo. Nari ndahangaha ndimo kukuvuga. Uruje kumbwira? Nari ndahangaha ndimo kukuvuga. Mfite amagambo abiri gusa ngiye kukubwira gusa nigendere. Kuko ejo mfite amateraniro 3. Irya mbere nshaka kubwira, nturabona umugisha ukuriho n'uyu munsi, uracyaza. Icya kabiri, ntago wantumye ngo usengere, nta n'ibyo wambwiye, ariko ku mutima wanjye Imana yanyemeje ikintu kimwe, imbwira ko uyu mwaka izina ryawe rigiye gutumbagira hejuru, uzajya wicara. Nigeze kubikubwira nakubwira ati umukuru w'igihugu muzasubizanya gutya. None si abakuru b'igihugu gusa, ugiye guhura n'abakuru b'ibihugu batandukanye. Thank you. Kuko muri wowe umutima ufite urwanira sosiyete, urwanira muziki nyarwanda, urwanira kirema muntu cyangwa se umunyarwanda wari we wese cyangwa East Africa. May the Lord Jesus Christ. Ejo nigeze kubwiraho Godfather gato namubwira ati I need you on call. Imana igiye kugutumbariza kugushira hejuru cyane. Amen. Gusa uzace bugufi, Imana izabikurindireho. Icya kabiri, hari urundi rugendo ndi gusenga nabonye kuri wowe uri gusinya contract ya Canada. Wemere uyisinye. Hari icyubahiro cy'Imana kigiye gukora mu bagukunda. Muri ndashaka kuba ndi kuvuga ibi bya secular music, abantu bagaseka, pastor uri kuvuga secular music is not normal. Iyo ni gift Imana yaguhaye, kandi Imana ivuga ntabwo ikura mu kintu na kimwe. Ibyaremwe byose byaremwe nawe. So what I want to tell you this, hari ikaramu nabonye uri gusinya kuri contract yo muri Canada. Ibindi ndaza kubikubwiraho. Nabonye umugisha ukomeye mu banyakanada bagiye kukwakira nk'umunyacyubahiro.
akangaka kabaye ka excellence nakagutegurira icyubahiro cya marketing aho ugiye kujya. Amen. Nakantu nakoresheje cya gatatu. Wewe wizi nudafungura kamera naita nkuburuka wabu. Wafunga kamera ukaka kunsumba wewe. Wizi, this is the last warning. Open your camera or you get out, go to my platform. Ndima nuka kamera kabiri sinongera kubura ngufungure kamera. You get on my platform or you open your fucking mouth camera. Please. Icya gatatu. Aje ushaka kwibwirira abari muri career yawe na company yawe. Ugiye kubazamura kuko Imana irakuzamuye kubera ko uri mu gihe cyawe Imana iguhaye. Nibyo bintu bitatu, ibindi ni on phone. Amen cyane. None se pastor, ko ubushize abantu nabonye bari kugutunga urutoki cyane. Ngura ngo umuntu arakubeshya umuntu ntabwo njye birasinjye njya ku ruhande sinjye hirya no hino kugira ngo tubijyanemo neza. Nizere ko nawe izo comment uzibona. Izo comment ni normal ko nazibona nta nicyo zintwaye kuko nta muntu mureba. Mba mvuga ibya data. Kuko ntawe nsaba, ntawe nkora iki, ntago ari iki, ariko bashimwe rero mu izina rya Yesu. Batsindwe mu izina rya Yesu. Amen. None se ko twavuze ko uzavugana na bossi akaguha attention akakumva, si cyubahiro cy'Imana? Iyo boss aguteze amatwi agasubirishamo abantu, ni Imana abahagarariye. Bivuga ngo icyo cyubahiro cy'Imana kikubeho. Kandi ibi bintu bitatu nibitakubaho Ongera bitwibutsa tukwandike tuzana uko tukubaga ngo nibi. Cyambere ugiye gufata urugendo rujya mu gihugu cya Canada. Kandi ruragiye pe. Ntahorayo. No, ahorayo ariko hari icyo agiye gusinya. Kabiri hari icyo agiye gusinya yego. Ibyangombwa byo ndabifite rwose, ibyangombwa ndabijyanyeho. Ufite na visa ratara? Ariko kabiri umva se, ariko agiye kuhakora ikintu kizima. Umuziki uzaba, concert uzaba ari nzima. Icya kabiri, uyu mugabo agiye gutumbagira hejuru cyane, aho nongeye kubivuga ko ari uzaba uhagarariye gospel, secular music, R&B. Ariko mbabare barogeho gake, ni iki cyabaye ku buryo abaprofeti muri minsi bose muvuga kimwe? Abaprofeti muvuga nyine nkaho ikinyarwanda ari muke. No, normal manje ikinyarwanda cyane ni muke bitewe naho nakuriye. Ari n'undi ariko nabonye w'inzobe wawe undi nawe wataze amafaranga bagahita bamwemeza. Erega bose bari mu mujyi umwe, niyo mpamvu bagomba gukoresha ururimi rukonvenga. Oya njyewe numva bavuze ijambo ukavuga uti ndagakumva nzimivugire njyewe ntago naje utanga commentaire. Naje kukwibwirira icyo kiri ku mutima w'Imana kuri wowe. Gusa kizakurushishe kujya hejuru. Uru rugendo rwo visa sinuvuze ngo vubone visa kuko urazifite, gusa uragiye kandi iyo contract ugiye kuyisinya, kandi Imana izaguhagarareho ibigukorere kuko abanyakanada barakunyotewe. So Imana ishimwe cyane, murakoze kandi. Nibyo nivugiye rata Imana. Icyakabiri yemejwe n'ikaramu igiramburura. Icyakabiri nabivuze ariko God wavuze ibi. Icyagatatu buri cyagatatu wacyumvishe? Kubera ko nari kuvuga amen buri kanya numvisha ari nka binahubwo. Ya gatatu cyavuga ko uri mu bihe byawe. Navuze cya gatatu, abahanzi kuko uri mu gihe cyawe uzabaha amaboko kubahagurutsa. Kuko Imana igushize hejuru muri industry ya R&B yawe, uzabaha amaboko. Sibyo 001, kandi Imana ikugire neza. Amen, namwe bagire neza. Zo mpamvu ziratuma nkubera umugaragu, umwana wa mama.
nta mwami mpagaze ndakwiyamye ndakwisabye rwo nta mwami ndi urumva ubu ni demokarasi ubu ni turi muri demokarasi nta mugaragu ntawe ibyo birondo ugomba kubisiga ibironda birandura sibyo bro ibironda birandura yuri kumwe n'abantu babirwaye nawe urabyara phone nta kibazo kandi Imana ikubwire neza nuza mu Bubiligi okay icyakane nuza mu Bubiligi nusho bivuga nanjye ari support nzaguha kugira wumve ko ari gushigikira. Thank you so much. Hahandi ukorera repetition nanjye nzahishyura. Thank you. Thank you. All right. Wow. Amarepeti harahiye. That's nice. Thank you prophet. Barikiwe sana hatwagiye. Abapasiteri bose bakwiye kumera nkawe. Profete utaragenda wama baby lion yanjye. Imuhe. Ari mu lion yanjye. Ntuhaka baby lion. Hano bararakaye ugende gute? Abana hano bararakaye. Cyokora baby lion yakeze yo narayumvise ayemera. Agiye kuri lion yanjye kutarayumvise neza ko atayemeye. Keza yeme dadi kandi yesa kugirire neza. Fata record. Okay. God yagufata record. Ngo yuburetse gato nanjye ndi gushyira no sura uramuhereza utabanje komanga kwa nyiri rugo ndi kubanza gushyira kuza kuvana. Ndi gushyira intuza. Fata record. Yuburetse gato. Fata record bagukubita baby lion. Iti ntara ariko nini muri ya gatoya. Yes. Ikintu navuze ndi serious for that. Ntari binakumvise. Bria merci. Gaho fata record ni ndo gutayimo. Bria. Okay, uri tayari? Okay, daddy. I'm ready. Profeta naenda ibonyeza. Oh. Akagamba bagaya katwi kipusi. Thank you, daddy. Nese profeta kwani yanjye urakoze. Okay, reka dukomeze rero abantu bamenyereye abahanuzi bashonje kandi Imana iraduvanya ubugusonza. Ubundi abahanuzi bose bagiye bafite amafaranga twakizwa. Umva nkubwire rata bro. Barinda thank you. Sureba ahantu kuri repetition si bahishura hafi 700 ku munsi. Njewe nuza nzakwishyura iminsi yose ngo utwerere urebe ibintu. Godfather ukwiye gukora akazi gakomeye ko guhuza Profete n'umuntu witwa DJ Zentro. DJ Zentro umva nkubwira wazanye hano by the way ni scam. Buretse gato. Ko yanyishyuye n'ibicwa nseti nzo Godfather. Uzwo nsigaye mfungura TikTok nkahita mbona ungubiza ka invitation ngo kuza kuri live. Bibira n'ibicwa nseti nze. Nanjye ndakabona ariko ati ngofero. Thank you so much. Ufata ingofero cece. Kana muno nta bintu nagusetinze wumva ukuntu bimeze melody. Ahubwo urumva ko following na so washyirwa kaze kuri notification so urambona reka ibiganiro byanjye biryoha kubi. So ngo biryoha nk'umugore w'umuturanyi. Melody nije muntu uri positive reka nije muntu ushoboye kandi ushobotse. Ibi ngibi ntabwo murabyemera. Bigenda bigaragara ariko utangiye kubwira umuntu ngo urafungura ibyo fungura ngo cyangwa ngo kwagira gute bitamane ndazo uyu nguyu we. Hari abantu twari duturanye Kanombe. Hari umuvyo habaga wari ufite inka. Ewana mani muvuga kimwe byahatari iyo uri gukabukira umuntu. Cyakora ngiye umuntu akabukiye ngira ubwoba bitewe n'ukuntu isi yankabukiye. Wasanga ari nawe ahubwo ukaba utamwibuka neza. Ari Godfather. Asante sana Jackie, thank you so much. Turacyari hasi cyane riba Fireman azaga kubita ibihumbi 100 Melody akabaranga atajya kuri ibintu birababaje. Fireman wa mumano ariko. Ntabwo nibo bimanura network bafite network mbi cyane ariko izo network zo mu kanserege. Fireman ni gisanga umuntu afite phone ya Huawei igashyuha. Amagaraza bakamukandaho byinshi bakamanuka itaramugeraho. Niko bimugerekeye bari kumukunda musharinge live. Erega narabavuganiye namwe mujye mu nkunda dore nicyo nabakuraho murangire mugende muri bindirimbo zanjye mu supporting.
Niyo Bosco umuhungu wawe bamwita Niyo Bosco. Shira muri request my brother. Wamubonye? Niyori shumi yanjye, Niyori we nanjye mico gisamake. Pretty girl. Mureke hano twa appreciate nge kubyumuje ne yadukoreye. Melody yarabikoze ejo bundi. Shira muri request Niyo Bosco. Account yagize private se. Urumva shira muri request nkuzamure. Urumva? Godfa. Oya wamamagara namiga oya mute your mic manzo ko ari gikorwa gifatira nk'umuntu. Urabona revo kuri 33 urasura ntunutse. Do the action nguri kuvuga n'abantu. Nawe umenyereye imihanda sheri koko. Ubwanise ubwa mbere nazamuka kuri pano yawe hari uko nyanshyira muri request si ibyo si bindeba urukumva icyo mba nkubwira ni kimwe uba ugomba kwigaragaza nk'umuntu uva ku mihanda kamwe rero nabyukiye muri dore nta bisobanuro nkeneye urabizi ngiye ndashaka kwivugishiriza Melody. Okay, take that 1 second nuko nyine ariko nuko ndi buri umutubu gift revo irahambaye. Let's go. Lata Melody. Ndagukunda muri rusange nkunda ibihangano byawe. Nakwatse favor narakwandikiye ntabwo wabisomye. Kuri TikTok. Yeah, so ubisomye. I just followed you. Love is a scam. Yes. Ko wihebye se wabaye kimwoka byaramo? Oya ntabwo ihebe mfite ndi muzima meze neza. Ubu se kumbwiye ko nkunda kandi love ari scam. Ubwo nyine araguskaminze. Aho ni scam. Aguscam subyumva. Ibyo birukwa byo gukundana ndakundana byata. Kandi love ari scam. Bamwita Radu nanjye mu Radu, thank you so much. Nze gusoma message zanjye. Nyurahoze kuvugira akabaye kuvugira. Ndazisoma ndagusubiza nta kibazo. Aragusubiza yamaze kubona love scam. Niyo ntawo hari. Niyo mpamvu tubereye kubona. Ngo zano havuga beza. Bruce ari kintu washaka kumbwira sinzi impamvu utakimwe. Hanyuma bitangwa nande? Melody Agisa nakibagiwe buraga nanjye ntago fata mu mutwe cyane. Ngewe mu buzima nta muntu ujyumbaho nta muntu ujyumbaho intoni niba nkwiye. Ako Bruce tugomba ko gushaka nukuri. Ndabamanura mbamare. Komeza. Bisa nuko ndimo kwirukanka ngiye gusohora indi ndirimbo rero. Ndabona mwanze kuza 10,000 kugira ngo mfite nzora ariko ntacyo nagato kava kwiguye. Thank you Radu. Radu ari kwigaragaza bidasanzwe. Radu uyu nguyu turavano tureka mabanza kugeza kuri senkano bane ko tubwira ibyo. Nanjye ndimo ndategura indi ndirimbo cyane. Senkano batugeze ku by'indirimbo. Thank you Mutoni. Bamwita Kaira. Bombo Plati. Twagiye uyu munsi akanoti kijana kaza hara hejuru ndakabona. Let's do this together. Mani mujye mugaragaza bigareka nkubwiza ukuri. Aravuze ngo nagato kava kuyiguye namwe zibaveho. Ohereza ubu. Niyo Bosco arabyutse tangira riryamira. Muhamagarire nani Lilio ngo ndamushaka. Nazi. Tuba tunatarama. Cyangwa wenda turimo gutuma adakora inshingano yahamagariwe mu masaha urumva ubu saa 8 n'igice namuhamagara. Urarana hano nka nimero y'imyihamagare nose zindi kanga itumara y'amajoro hano. Umenye ko ari bishyashya mwana ngo ntabwo ari bishyashya bigare kwasa. Yagwa bishyashya kuri Niyo Bosco. Oya nyine mu rugo rushyashya ibintu bishyashya tukabimenyera. Ariko niwe zejo bundi nitumaranye iminsi nawanga hari abana ba mama ndabona nanjye ngiye kubasezera. No haje niba ari pusi itwekinga nyuma yivuga intari vuga nk'ipusi. Godfa ijoro ryiza gisa. Bruce ijoro ryiza Radios kabano ejo mfite urugendo kandi ngomba kuruka kirikare Imana bamugisha. Ariko uruhutse utinze nta kibazo nawe guhe amahoro matsa. Yego arya. Urakoze cyane Bruce. Bye bye. Ndakubwiye hano muri kimwe thank you so much. Ariko marketing wecece Melody tuza waje abantu barabizi ko gukunda reka ibyo wavuze ejo bije mu bikorwa. I'm telling you. Ngoreke Rwanda mufite turazifite nyine. Nini? Ari umubaje ngoreke Rwanda mufite inka turazifite dufite amaki. We ari kubariza hagane. Ntumbaza.
mu Rwanda rwiyose mwebwe mufite izuba mufite imvura muraniye mwene akantu k'u Rwanda rw'iyo ngiyo rero nako ni karekare buriya rero ntabwo ari ibintu byoroshye Melody ariko ubu u Rwanda rwa hose uzi ikinyarwanda mu Rwanda ndakizi none ngiye nzi no kwishongora nzi kwishongora cyane urana na kwishongoyeho wanyanga sha ntabwo nakwanga kuko harya waza uje ngo uzi kugiye kunyishongoraho ukansongora cyane najyaga njya muri bisi yo muri Goma iyemera kuba hanze shangenda mbona bigenda bituma batankunda ngenda mbigabanya urageze bite muri Goma ndakantu twigiye kuri Jaypoli yajyaga yinjira muri Goma bakatubwira ngo tugende njye kubazitura mwambwamwe bakadushorera kuko yarangiza akanatuzitura tugataha dufite agahinda twese amaze kuvamo uwo muco ninjye wawusigaranye iyo ukorera abantu ibintu ukabarusha waragize ukabiyemeraho barakwanga cyane birababaza cyane ariko ntago bakwangaza ngo bakugirira nabi bose umutima bavuga bati nanjye ndashaka kumera kuriya biba bimeze nkanjye muri kariyeri abantu bose bavuga bati Frank araje birarangiye kandi disi uzi kubwira abantu kuri 001 kandi warangiza ko ugakora ibintu bingana uko nta kintu kibabaza nk'icyo ngicyo bahanze bagenzi banjye mu ndebe mu nkunde rwose nta ribi ryanjye mba niganirira bagukunze kuba umuhanzi ngo kuba 001 warangiza ukaba 001 koko dore ngo Frank ariyemera jewe ntabwo niyemera ntabwo ushobotse ngiye ndiyemera ntabwo nababeshye none se ureka babwiye iyo hataba akaruko ko kwiyemera ngo nihagarareho niyumve ibintu mbyikoreye numva ndenze sha ntabwo nakubeshya hano simba mpari with the heart thank you ntabwo muzima musanzwe umuntu aba yemera ahubwo umuntu aba yemera mu byakora avuga ati sindi bwitesha agaciro ahubwo ndakihesha nkanjye ntabwo ariho mbajye simba munsi nta muntu ujya umanura ntabwo biba ni ukuvuga ngo ibintu byanjye mba mbihagazeho mbiryamyeho mbyubamyeho uzi ukuntu gahunda imeze ntabwo ncuruza ibisigaye byose ncuruza ibibanza très bien noneho rero abantu bagira akantu ko kwibaga akumva wenda ngo avuye nk'iburayi agahita aza akavuga ngo ugiye ariko ngo mvuye i Burayi ngo gukorana nanjye ni gukorana nawe hari umuhanzi ugiye gukora indirimbo na Jay Zuraya umunyarwanda none se njyewe Jay ni umukobwa wanjye ku buryo wenda mwagiye mumbaza ibibazo bifatika byanjye ni Beyonce iyo ndumva iyo gahunda itandeba Godfather cyane ahubwo konskuro umuntu amahirwe masa azagenda akora umuziki ugendeye mwiza cyane wenda nanjye wabona mugendeyeho cyane dukeneye n'abandi benshi uko muba benshi nuko bikomera ntago wasunika umwe iyo usunitse umwe usanga bigoye cyane ni bya bintu nabwiragaje mu abantu mu mushyikirano murizi kugendera ku izina ry'umusaza ntibibaho haba hanyerera uzi ikintu kimwe gisigaye muri creative industry government ikwiye kwigaho ni aka kantu ko kuvuga ngo umunyarwanda ntakwiye kubona contract nziza cyane nk'umunyamahanga urugero akavuga ati Bruce Melody ni icyamamare kurimba baramutumiye concert yo mu Rwanda muri BK Arena bakumva ko kumuha miliyoni 500 ari ikibazo ariko guha miliyoni 800 akantu k'akana kavuye muri Nigeria kavuze indirimbo ebyiri gusa ari byo byiza kambe gusobanurira Franco nta na rimwe leta izaguha amafaranga utayisabye wowe musani level yawe ni yihe amafaranga ucana ngenza abahanzi bahamagare nko muri Global Citizen bino byajemo ba John Legend bandi n'abandi bro bara n'abantu bafite amafaranga menshi bakaguhamagara ukabaca makeya ugafata nk'aba rusanzwe uca abantu baha ukongeraho dukeya bahita batuguha bataburanye none se warangiza ukazakwitwa niho bakubwiye ngo runaka twamuhaye angahe wese si wafunguye kamera yawe ngewe Godfather wakongera ukama link baguriraho coin hari event igiye hano mu Rwanda ngaruka mwaka barampamagaye ngo mbategurire fashion show ndagenda ndabikora byose birarangira mbaca amafaranga baranje barambwira ngo oya ngo turaguhaye ngo ntago ari ibintu by'indage nabwo ntago ariyo nkorera ndabyanga barumirwa
nuko nguko gahunda biteye narababwiye agaciro kawe dukorere ngo utuntu ngo dutoye ndababwiye njye ntabwo nkora utuntu duto singiye kwica izina ryanjye murabaye nabatse uri gatoya bakavuga bati buribwo kangana kuriya ngo bigabanye gukora utuntu ndababwiye njye I never low my level ngo kubera ko budget yawe ari ntoya look for somebody else leave me alone. Ariko se ko shobora wari muri Tanzania ubundi wowe wageze mu manama y'umushyikirano ute ko nawe udashobotse uyu ni mubi cyane oya none se byabere munsi byabere munsi kandi ngira gahunda Godfather ngiye ngira gahunda ibintu byanjye bipanze neza humura ntago meze nk'aba bahanzi bawe abahanzi bajagarari bari aho ngaho ugira gahunda imwe irabanza agakurikiraho indi nari mbizi ko nzaba ndi mu mushyikirano kandi uriya munsi nari ndi hari n'ubundi gihe twavuganaga nari mbizi ko nzaza habya oya si wari uzi ko ufite umushyikirano nari mbizi neza wese si urahari cyangwa utumure wari uzi ko uzaza wari uzi ko wafunguye kamera yawe se taje nyifungure wari uzi ko uzaza umuntu yigiyeyo ucana amatara mubwira umukobwa bwira umuntu asohoke muri icyo cyumba Melody umuntu aguhamagaye mu gitaramo gito wumva ari gito ariko akaguha amafaranga wumva ushaka wacyatendera cyane rwose kubera ko hari ibitaramo najya kuririmbira famille bande yanjye rutuwo muryango Estari Mizindaro je naririmbiye abantu nka batatu kabisa ndi kumwe n'abantu benshi ndi kumwe na symphony yose aho ni sawa kabisa cha mbere nuko standards muhure na standards zanyu nta kintu ariko nizere ko bari abana nabo ubibuka nyine ukabahemba neza bande ba symphony se baracyari abana ntibamaze gukura amana rero ko tumaze imyaka 10 dukorana I know gusa iyo umuntu agiye akuvuga nawe akabavuga arumva bashyira inyuma yavuga ati bari abana rwo arimo bamaze gukura nyine abantu bavuye ku nyundo GG thank you so much ntago ari abana bo ku nyundo ubu ngubu ni n'abarimu bashobora kwigisha umuziki that's nice muwenda ntibaratangira kujya batwereka abageni n'iki cyane cyane ko muri iyi minsi none ngewe nta nubwo nkiba mu bintu byo kwirirwa mbaza abantu ko hadukanye n'ibintu byo guhuza imimerere n'imiterere icyo gihe uritwararika nyine ukabana n'abantu bikorera ibyo bashaka nawe ukora ibyo ushaka ariko bamaze gukura kabisa ubundi umuntu agiye areba ibimureba akazi kagenda neza cyangwa se yabona oya no kureba ikureba ariko symphony ni bande ngiye ntekereza ko ari bande none ari professional ariko cyo koza Kristo warakoze iyo uhuye na Gapfizi yambaye niyo bose garanyishe byuko katsindwa byukuze kuri live dore n'ubundi naribi niyo bose ko ngiye bigenze bite iyo Gapfizi nyine mugiye guhura ntabwo aza nyine ubona ko agiye gura n'umuhanzi wundi nawe nyine ushoboye ntabyo kugenda ufite ubwoba ntabwo bamufite bana ariko reka nkubaze niba nahagarara imbere ya papa wacu mukuru nkatanga ikiganiro ubona nshize amanga ubona ko hano hirya ngo ari ibintu ngo bimwe ariko sha mwana kabano wagiye ureka iyo umaze gukura ukisobanukirwa ukamenya uwo uri we uhagarara mu mwanya wawe muri position yawe ukaba utagiye kubangama ukaba ntabyo ugiye kwangiza ntago hari ntabibaho cyo kora hari aho mu mushyikirano ntago rababeshya ko bane kabura ntikabura kuko ariko uko bise ugenda uvuga ibintu bitangira kugenda bisobanuka bigacayuka mu mutwe numvaga bimeze nabi byahatari nkatangira no kubira kokereka atari ingenzi kandi harimo S urumva ariko pole yes hari cyane iyo yavuze nk'izina iminsi numva iri ku blessing. I wanted to bless you for that song, so it was a blessing. Iriya ngo nzaguha umugisha na mukana rindi kuyumva it's a blessing. Thank you so much. Thank you. With the heart, thank you. Sha, you need TikTok universe. Bombo Clat. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. With the heart urakoze. Thank you. Hari akaririmbo rero reka nk'inkuru yako niba ugakunda. Ntabwo zose naba mbakupesha ibanga ry'akazi reka nigumanira amakuru yanjye nta karirimbo naririmbye ndi mu mwuka nta zindi ngufu z'umurengera nakoresheje ariko inspiration nayikuye kuri Israel Mbonyi ubwo nawe Imana imuha umugisha
Oh, thank you man, thank you so much. Israel akajana turakageza bro aha kaze kirota gitijana ubundi sinzi byakaye byabaye nk'amasegonda vraiment ngo tubwire melody ubu mbonye biriya biboro mpita nshangikirwa n'ibyo kintu ndi kubabwira nayikuye ku ndirimbo ya Mbonyi muze no kugenda muyumve ivuga ngo ngaho mugende mubwira bababaye ntabwo nibuka neza title kuyita ariko abantu bose barayizi iriya ndirimbo niyo yinspirinze kugira ngo nkore nzaguha umugisha. Guys, buri wese turashaka kujya mu target ibe complete mu binota bikeya ishoboka. Everybody, let's do this together. Let's show love. Twagiye. Melody wena nkubaze ni nguwe murago ushaka gusiga uvuye muri carrière cyangwe ukavuga ngo nzasigaho undi Bruce Melody umeze uku cyangwe se mu Banyarwanda hari icyo wawe kubikoraho ko abantu bakunda kuba ndashaka ko twese tumenyekana nyine tugakora ibintu bya danger hari nk'ibikuta umuntu abatasunika ari wenyine niba mwana muri Uganda Eddy Kenzo yagize gutya acomoka ariko acomoka nyuma gato ya Good Life ukabona abantu basunikana ntibagendana bikagorana ariko abanyenigeriya bajya ari benshi biroroha no kuza za O2 n'ahandi hose icyo nshaka rero nuko twe tugenda turi benshi hari performance bari bageraho nko kuri stage wenda ukumva ufite irungu ukavuga ati wenda baracyari hasi ndi ngenyine cyangwa se ntago biri guhuriramo ifata decision ufata umwanzuro wo gutangira gukorana na ba Hele na ba Keriso na ba Juno niyo level nari ndi ku rwego rwo kumva ndi lonely added up numvaga ndi uwumwe kandi baraje bateza amakavuyo urumva najyaga njya no ma session yaba Chris Easy nkasunika abantu benshi bari twabanye mu studio twaranye amajoro ba Niyo Boss kaba nashaka ko nyine tugira igihiriri cy'abantu benshi bakora umuziki kugira ngo urusaku rwacu rujye ruhera i Kigali umuntu arwumvirira kure kandi byarabaye murabibona byarabaye abahanzi bose nyine barakora ibintu bikagenda ubu noneho turi kurwana urugamba rw'amakashi kubona amafaranga kwira mu mifuka ya buri muntu uburyo uruganda nyine ruzamo abantu abajene bafite amafaranga uyu huye nabira bihangange bindi wenda ndavuga nka hirya mu baturanyi hari ukuntu wifuza ko wenda n'iri itandukaniro uhita ubona nyine cyangwa ukumva u Rwanda sinzi ko nabikubaza itandukaniro rya mbere ni uko bari abantu buriya ibihugu byabo bitigeze biha umurongo aka kazi ari nacyo dukwiye kurwanya kugira ngo tuzazendinga dufite industry kuze ariko itagira ibikorwa remezo ibintu birimo ruswa ibintu bikorwa n'abadakwiye kuba bikora Faizo Pro director Faizo no nkore video ya mbere yitwa Uzandabure tubivemo arangije aza kunkorera nawe Uzandabure kuri set Uzandabure twashutingiye mu nzu y'umuyobozi tutabivuze 700 close screen button 796 viewers button ndakumenyesha ko turi kumva ucata wowe bose turakumva Niyo Bosco yaje ari yayi mute na mute kwerekeza asante sana Bosco urumva Faizo reka batene story ya Faizo tuba tujya gushutinga Uzandabure audio yabonetse video irabonetse tujya gushutingira mu rugo rw'umuntu wari ufite utuntu hano ku rutugu noneho umuzamu niba ari umuzamu manager wagiye twaga Mr. One baba kubisa umuzamu duceri turinje turashutize reka sinakubwira boss abariyiziye asanga nibi kamera n'abantu benshi gihiriri noneho baratuga ngo mwese mwicare hasi Faiza manamubonye ko barabawe ko umuntu ari umusirikare Faiza baricaye inkuru kiryoshye yitondere papa yitondere bosi wacu Mr. One arajijinganya bamucyamitse urushyo uretse gato ninde bakuze urushyi Mr. One bamukubise urushyi yicaye kuvuga ngo ngo aranyishe uretse gato nuva ngo mwinjye mutamuga badi boss ntabyazi oya twashutinye mu nzu y'umuntu ukomeye kandi atabizi mutarisabye tutabisabye kumbi ngo bishyuye ari ukuru kera bajyaga
arakurikira bajyaga bishyura umuzamu cyane izo nkuru sinjya zikumbura kabisa yari yarazindutse se nta muntu ubizi ntabwo njyewe urumva nta n'amakuru nari mfite kuko boss wanjye yari Mr. One urumva niyo bagiye kudiringa ibintu byose Faizo asante sana men twabanye ahantu henshi buriya twakoranye akazi kenshi na video yanjye ya mbere na shooting yatuviyemo ni Faizo wayikoze ari kumwe na Lionel sinzanasigaye aba Lionel ni murumuna wa Pedro Showface abantu barebye imiziki ya kera Showface murayizi Faizo bro nuko rero Showface imwe bajyaga bashyiraho indirimbo z'abahanzi uri mukuru kuri za tele detente Baba yawe yanaga tele detente bishyira kuri narashize guhera aho ngaho buriya Tom na King James barakoranye byatari n'uwo muntu ariko bro byari ngombwa kumenyesha abantu bari hano 700 ko muzi wakunze imiziki ukiri umwana sorry